Inama y'umunsi y'abashakanye, gushyikirana kuki bishobora kugorana kumvikana n'uwo twashakanye. Ni ibiganiro bimaze igihe twese twumvise inshuro nyinshi ko abagabo ndetse n'abagore ari igihe bijye bagora kumvikana. Twumvise inkuru zitabarika ku bashakanye bahora bagira uburyo bukomeye bwo gutumanaho ndetse no kutumvikana neza hagati yabo. Itandukaniro rero rikaba rishobora gutuma habaho gutandukana kuko uri mu bucuti dufitanye. Amakuru meza nuko nubwo dushobora gutungurwa n'uburyo ibingibi biri, nyamara ariko nanone tutanashobora gufatanya kugira ngo duteze imbere kurushaho imyumvire yaho duturuka ndetse n'icyo tugamije. Burya abagabo barasa ku ntego mu gihe abagore bo ari abanyampuhwe cyane. Oya, ntabwo dukomoka ku mibumbe itandukanye, ariko inzego n'intego z'ubuzima bwacu ntabwo rwose ari ibintu byubatse kimwe. Uburyo tubona ibintu ntabwo ari bwo abagabo babibonamo, ndetse n'uburyo nabo babonamo ibintu ntabwo ariko twebwe tubibonamo. Muri rusange kandi abagabo banita ku bintu bisa nk'ibikomeye cyane, mu gihe abagore bo bakunda kwita ku bintu byoroshye kandi by'ako kanya. Abagore rero bakora itumanaho ryabo mu buryo bw'impuhwe kandi bagashaka yuko ikibazo niba cyabaye bakinjiramo cyane. Ni abantu bashishoza kandi bahuza n'isano ry'amarangamutima hagati yabo ndetse n'abo bavugana. Abagore kandi bashobora guhangayikishwa n'ikintu mu buryo bukomeye, mu gihe abagabo bo ari ikintu gishobora guhita kirangira ako kanya. Hanyuma rero igiye gushyikirana hagati yawe ndetse n'uwo mwashakanye, bikaba bisaba yuko mwembi mugomba kuba mwariganye, hanyuma ukareba uko mugenzi wawe ateye n'uburyo bwo kumwitaho, ukiga rwose binashyira imbere, akaba ari byo nawe ugomba gushyira imbere ye. Biroroshye kwibagirwa uburyo twatandukanyijwe mu buryo bw'imiterere, akaba ari nayo mpamvu bigomba kwitabwaho cyane mu gihe cyose cy'ubuzima. Urugero wenda reka tuvuge yuko umugore yegereye umugabo we kugira ngo umugabo amubwire ibijyanye n'ibyiyumviro bye. Gusa bishobora kubabaza kubona umugabo arimo asa nk'udaha agaciro ibyiyumviro by'umugore we. Kino kiganiro kiraza kuduha urugero rwo kubyumva neza. Umugore ati, ntabwo nagusabye gukemura ikibazo, ndashaka gusa ko tukiganiraho. Umugabo nawe ati, kubivugaho bimaze iki niba tutagiye kubikosora? Umugore ati, mba nkeneye gutunganya ibintu kandi mba nkeneye umwanya wawe, none se mu gihe utampaye umwanya kuko ngo tuganire urumva nzabigenzane? Abagore bakunze kwangira abagabo babo guhita basimbukira vuba ku bisubizo ndetse no ku mwanzuro hamwe no kutihangana. Bashobora kwibwira ko abagabo babo baba batitaye ku byo barimo baravuga, ariko nyamara burya abagore bakwiriye kumva yuko abagabo iyo ngiyo niyo kamere yabo. Inama none zo gukurikiza kuri ibi ngibi ni izi ngizi zikurikira, ariko duhereye ku bagore. Reka abagore tumenye yuko abagabo badakunda kumenya amarangamutima yabo cyangwa se kuyavuga nk'uko twebwe abagore dukunze kubikora. Ntabwo dushobora kubyitega, iyi ngiyi ni imiterere yabo. Mu gihe abagore dukunze kugira ubwoba ndetse no kwita cyane ku marangamutima, abagabo bo bakabibanda ku bitekerezo byabo kandi by'igihe kizaza. Ntutegereze ko umugabo wawe ashyikirana nk'uko abakunzi bawe babikora, ntabwo rwose ari ibintu bisanzwe kuri bo. Izi nama none nazo zikaba zireba abagabo. Abagore burya bakunda kwibanda ku bintu by'ako kanya mu gihe birimo biraba, mu gihe nyamara abagabo bakunda gutegereza ku bintu by'ejo hazaza. Ntutegereze ko umugore wawe azaza ahangaha yarangiza akaguha gahunda irambuye ku buzima bwe, nyamara wowe kenshi ni gutyo ushobora kuba uzaba urimo kubyifuza. Wibuke kandi aya ngaya ni amabwiriza rusange. Mu gihe abagabo bakunda gushaka ibisubizo, intego ndetse no gukora mu bintu cyane cyane by'igihe kizaza, abagore bo bakunda ubwumvikane ndetse no kugabana. Gusa nanone nk'uko twakunze kugenda tubibona, birashoboka yuko ushobora guhura n'umugore washakanye n'umugabo utwarwa n'amarangamutima. Birashoboka yuko kandi ushobora kuba uri umugabo utwarwa n'impuhwe, mu gihe nyamara ufite umugore ushingiye ku gushaka cyane ibisubizo. Ibyo ari byo byose humura, mwembi mushobora gutandukanya ubwo buryo bw'itumanaho ryanyu kugira ngo mutumaneho neza kandi ubuzima bwanyu bukomeze kugenda neza cyane. We n'uwo mwashakanye mujya muganira neza. Ni ibihe bisubizo byagize uruhare mu ishyingiranwa ryanyu? Turaza kwishimira kukumva. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima.
Gusobanukirwa neza ibi wasura urubuga rwacu ari rwo wa@nemibibleinstitute.com cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.